ngira ngo nkuko nakomeje kugenda mbibabwira mu buryo butandukanye hano kuri TV1 mu kiganiro Shalom tumutagenda tuganira n'abantu batandukanye kubijyanye n'iki gitaramo cya Mbonyi yakoreye hano kuri Kankigara afatanyije n'abahanzi batandukanye. Turi kumwe rero na Martin umeze neza? Sawa cyane. Amahoro. Urakomeye. Ndashima Imana. So nawe tukubonye ahangaha kimwe n'abandi bantu bari baje hano mu gitaramo kwitabira cyo gitaramo cya Mbonyi. Mbonyi wundi mu busanzwe wo umubona ute? Nje n'ubwa mbere ngiye kumubona. N'ubwa mbere ngiye kumubona numva indirimbo ze n'ubwa kabiri twigize gurira ku kibuga cy'indege ariko sindamubona aririmba n'ubwa mbere ngiye kumubona aririmba kandi ndumva uko biri kose biri bugende neza nkunda kuza mu bitaramo cyane by'umwihariko ibitaramo bya gospel kandi biba ari byiza nta na rimwe numva ko nicujije kubizamo so ndumva biruze kugenda neza. Yes, ukurikije wenda indirimbo basha kumva nihe indirimbo ya Mbonyi ukunda kumva cyane cyane? Nayihari mu byukuri ariko ndazumva indirimbo ze ndazumva sinatoranya mwimwe ariko ndazumva kandi nyinshi so kandi ni nziza n'indirimbo zivugana n'imitima y'abantu. So irihe jambo rimwe ushobora kubwira abadukurikiye muri kano kanya wankuraje wenda cyane aba gospel artists muri nkawe wabinyuzemo wanyuze ugeze kuririmbira aba gospel ugeze kugira gute n'ubu ngubu kandi wacyafashe imitima y'abantu benshi so nkawe nk'umuhanzi umaje kugira inararibonye watangiye kera so ni yihe message ushobora kugenera abahanzi bagenzi bawe cyangwa se aba gospel muri rusange? Message ya mbere nuko tugomba buri muhanzi wese agomba gukunda ibintu akora kandi ukamenya ko it's not about you but it's about the message ituruka muri wowe ikagera ku bandi bantu. Nta kindi kintu na kimwe tuba turi cyo uretse kuba turi nk'amatiyo anyuramo ubutumwa bubasha kugera ku bandi. So ni byiza kutumva ko ari twebwe cyangwa se ari wowe kubera ko uri umuhanzi ntushobora no guhanga ubundi. Guhanga ni ibintu bituruka ku Mana kuko niyo yahanze byose so nta bundi butumwa burenze ubu no guca bugufi no gukunda ibyo abantu bakora no kumenya yuko it's not about you, it's about the message in you. Urakoze cyane. Ikibazo wenda cyanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ukurikije ukuntu wumva Mbonyi n'ubwa mbere ugiye kumubona performing niki witeze kuri uyo musore muri performances ziwe cyangwa se mu buryo agiye gufasha abantu batandukanye kuramya Imana? Nk'umunyamuziki njyewe byangora kuvuga ngo niteze iki niki kubijyanye wenda n'umuziki. Icyo nzi nuko indirimbo ze zisanzwe n'indirimbo wumva kumva zirakukura ahantu hamwe zikakujyana ahandi mu buryo bw'umutima so icyo ngicyo ndakizeye ko nza kukibona. Ikindi ndatekereza yuko nyine biza kugenda neza nta bihambaye nakitega ko ari ubwa mbere ngiye kumubona. Urakoze cyane turagushimiye. Murakoze. Mu by'ukuri nabonye ikintu gitaramo n'igitaramo cyiza cyane. Octave navuga ko ari igitaramo byibuze ubona ko uyu musore Israel Mbonyi yateguye kuva kuri kimwe kugeza ku kindi. Ntabwo ari igitaramo ubona ko bimeze nk'ibindi bya gospel bisanzwe bitandukanye na ko buri kimwe cyose kiri kuri gahunda itangazamakuru afite ababishinzwe bagomba kujya kubaza abakeneye gahunda buri kintu uvuga ko buri kimwe kiri ku murongo. Nuvuga ko ari cyo kintu cyiza cyane nashimira cyane kuri umusore Israel Mbonyi yabashe kuba yategura kuno munsi. Yes, nkawe nk'umuntu wabashe kwagira ngo ku bantu bakurikiye muri salle already hamaje kuzura. Ku ruhande rwawe ukurikije hamaje ibitaramo bigera
bigera nko kuri bitatu byose tubura abantu ariko ubu ngubu nubashe kuboneka ni iyihe wowe wabibonye gute wabonye byifashe gute ku ruhande rwabonye se ni imbaraga zitangazamakuru ni imbaraga wenda zuko umuntu akunzwe kurusha abandi ni ikihe kintu we kuri wowe mu by'ukuri Octave icyo nakubwira ntabwo navuga ko Israel Mbonyi ari kubera ko imbaraga zitangazamakuru ntabwo itangazamakuru yakunze kuvuga kino gitaramo hari ibintu navuga nka bitatu maze kubona kuri uyu musore abandi bantu badafite abanzi bose ba gospel uyu musore natazana Dudu natazana Pasia cyangwa Eme yakuzuza ni umusore navuga yuko amaze kujya management ikazi iri ku rwego rwo hejuru bazi ko mishize igeze ukora igitaramo umwaka ushize cyabereye Serena ariko urabona ko abantu baje kuba nabo bakubita baruzura imyanyi mikeya ariko navuga ko kuno musore afite management ikazi ariko abandi banzi ba gospel ujya kubona ukabona ukibaza ninde uko managinga ntawe afite ibihangano by'ukibaza ntazi kunabisora